Rero dutangiranye n'abakobwa b'abasirikari bose bahagaze ku murongo. Aba bakobwa bose uko uri kubareba bafite ubwoba, gusa kapiteni wabo ari kubabwira ati ndi gushaka kumenya ninde utwite muri mwebwe, ko mwaje mu gisirikare, ninde wabwiye gutwara inda, utwite araza kumbwira neza uwamuteye inda. Uyu yakomeje kubabwira ati inda dufite benshi mu izina ry'ikinyarwanda bita isutiye cyangwa bra, buri muntu wese uri buyambare, twebwe turareba ninde utwite, kuko kumenya umuntu utwite ubyanye no kureba amabere ye ushobora kuba wamenya ngo ninde utwite. Yakomeje kubahiriza amabwiriza agira ati buri muntu wese aragenda yambara uwo kapiteni ari buze kubona atwite, ubwo araza kumusobanurira buri kimwe. Buri umwe wari uri hano wese yari afite ubwoba bitewe na kapiteni wabo, nawe ati nababujije kuza mu kazi mufite n'ibindi bintu bibazanye. Ubwo umuntu utwite yagombaga guhitamo kimwe, agahitamo akazi cyangwa agahitamo gutwita. Abakobwa bose bari barangaho abasirikare bagize ubwoba, bakababwira ati muri kubyumva, n'abati yesa, ati turi kubyumva cyane rwose. Umwe mu basirikare bakomeye cyane yakomeje kubabwira ati uburaya bwanyu turaburambiwe, nta soni, reka duhere kuri uyu nguyu. Umukobwa wa mbere baramuhaye ngo yambare, mbese bo barebaga ngo umuntu ngo utwite muri aba ngaba bose mugambara n'ubwoba bwinshi, ndetse no kugaragaza neza ko yifitiye ubwoba, kudatekereza neza. Yarambaye arangije aramanura. Mu gihe ba kapiteni bo bari bari kwisekera, uyu mukobwa yari afite ubwoba. Mu guhindukira inyuma ngo abereke, bose baramwitegereje bakimureba ku mabere. Kapiteni ati uriya mukobwa ni mwiza, ariko uwagira ukuntu yigenza, ati ndi kubona ari mwiza, sibye ko atari we, ntago ari we pe, ntago ari uriya nashakaga. Yahise akuramo ka kenda yari yambaye, arangije arakabasubiza kugira ngo bakunde bakomeze kumenya ese ninde utwite muri abo bakobwa bose. Ntibyarangiriye ahangaha, bakomeje ku murongo bahereza n'undi mukobwa. Bakomeje rero bose kubahiriza bagenda bipima gahoro gahoro, gusa ntibagere ku wo bifuza. Uko bipimaga bagahita bambara, abandi bose bahitaga bahindukira, maze babareba bakababwira ati reka ntabwo ari we nashakaga, hari uwo ndi gushaka utwite, wowe ndi kubona udatwite. Bahitaga bahereza undi mukobwa nawe ati inda nawe wipime turebe. Gusa bose nyine hari uwo bifuzaga kandi bashakaga. Bakomeje kubikora gahoro gahoro, ndetse yewe abakobwa bose bagenda bambara. Bano basirikare b'abakobwa bakiyerekana ati ntabwo ari wowe twashakaga. Byasaga nk'aho bano basirikare bakomeye cyane hari umwe mu bakobwa bifuza kuba bagira ibyo banoganya we nawe, maze akaboneka. Uyu nguyu we wari ugiye kwambara ngo bari bamwiteguye cyane. Kapiteni ati ni wowe uyu munsi turi buze kuryamana sha, uraza kuma uko byagenda ko ariko kose. Uko yambaraga niko bamwitegerezaga. Anga rero basuraga inyuma bakavuga neza ko nta kindi kintu bifuza usibye kubona umukobwa baryamana nawe, ngo kandi wifitiye amabere manini. Uyu mukobwa wari usigaye bamwitaga Luna yakomeje kwambara yitonze gahoro gahoro. Mu guhindukira inyuma ati wawu, ni wowe twashakaga, ntabwo uri kureba n'ukuntu ungana se, ati ni wowe twashakaga rwose. Undi nawe ati rege ntabwo ari ngiye, ntabwo ntwite. Aba ati ni wowe twashakaga, ati wowe rero tugiye kujyana nawe, sibyo? Nizeye ko utari buze kutugora, tugiye kujyana nawe tukubaza impamvu watwaye inda hano kandi bitemewe. Uyu nawe ati hoya ntabwo ari ngiyewe, muze gushakira n'ahandi, genda bizi neza ko natwite kandi ni mu wumvi. Bakomeje kumubwira bati ntabwo uri buze guhindura amategeko yacu, itegeko rihari nuko tugiye kukujyana ubundi tukamenya ukuntu watwariye inda muri iki kigo kandi ari ibintu bitemewe n'amategeko. Yatangiye kwambara imyenda ye, atangira kumushorera birukanka agiye tugenda ahubwo tubwire. Abandi bakobwa bose basigaye hano batabangira kwiyambarira bavuga bati ubwo nyine uriya Luna niwe bashakaga, nta mpamvu rimwe kwirirwa tubigora cyane. Luna bahise bamwinjiza muri ofisi ya kapiteni, bamwinjiza bamukubita cyane ati wowe sha ugatwitira hano. Gusa bakimara kumwinjiza uko bamwitegerezaga, uko bamurebaga, byose byagendaga birushaho kuba byabakurura. Batangira kumubaza ati ni gute utwitira muri iki kigo? Luna ati ntabwo ari ngewe. Gusa bakomeje kumubwira bati oya, kugira ngo tubigire ibanga uraza kuduhuriza hamwe twese kandi nyine ugomba kubikora. Nawe ati njye ntabwo ibyo bintu nabikora. Abandi bati kubera iki se utabikora? Ugomba kubikora, twese ugomba kuduha kandi turi babiri, kandi ntugire n'umuntu n'umwe uri buze kubibwira hano. Uri kubyumva neza? Luna ati basi nimumbabarire, nimumbabarire ndabinginze, ntabwo ibintu nabikora. Nawe ati kandi ari byo ugiye gukora? Nibyo ugiye gukora byonyine, ugomba kuduha. Nawe ati
ati mumbabarire mfite umugabo, ikindi kandi nanone murabizi ko nubatse, ndaryamana namwe gute nubatse? Ati ni ibintu bitumvikana. Uyatangira kumubwira ati uko byaba bitumvikana kose ntabwo bikwiye ko twebwe uri buze kuduha. Ati kandi nyine ibyo bintu ugomba kujya ubimenya, ukabimenya buri munsi, ukamenya neza ko nyine ari ibintu ugomba kwitaho kandi ukanabitubwira buri munsi. Luna ati oya ntabwo byakunda, ikindi kandi nanone nyine murabizi, baramurebye bangize baraseka bati wowe ntabwo byakunda, kuri buduhera ibyo wigira byose, kuri buze kuduhereza imbaraga zose, uri buze kubishyiramo, kuri buze kurangira uduhaye, ahubwo ati itegure vuba uduhe kuko ndi kubona n'amasaha akomeje kugenda, ndanashidikanya ko ntabwo ibintu biri buze kugenda neza, kandi nyine twe turi kwifuza gukomeza kuduhereza, si byo se? Ati ahubwo gira vuba uduhe, dore twanakerewe, ureke gukomeza kutwicira umwanya, wastage of time and money, just like muri ubwo buryo nyine. Gusa we yakomeje kubabwira neza ko bitari buze gukunda. Ati none reka mbanze mbabwire, niba mushaka kumbaha kuko ndaza kubaha, sindi buze kubiba, gusa tubigire mu buryo bworoshye, tuzoroshye, tubigaragaze mu buryo bworoheye buri wese. Ati sibyo bose uko bamurebaga barushagaho guseka, ati ariko urukundo uri kubisha abaye bari, ibintu byose uri gukora ntabwo byakunda, kandi ko ibyo uri kwitwaramo n'ibintu bidashoboka. Mu bikorwa byose batangiye kuza bamukorakoraho, bamubwira ko nyine ari umukobwa w'inzozi zabo bifuza, wazahindura amateka yabo mu bikorwa bimwe na bimwe. N'abati that none uwo ntabwo ari njyewe, mwikomeza kuntubanga, mwikomeza kunkorakoraho, ntabwo byemewe. Kandi ikindi nanone nyine mwibuke neza ko ndi umugore wubatse, ibingibi abangaba hano bo ntibabyumvaga, bose bakomeje kumwiyegeriza. Burya Luna ntabwo atwite, ahubwo abangaba bagiraga ngo bakomeze kuza maze baryamane nawe kuko ariwe bifuzaga, ngo n'uyu mukobwa bari baramunaniye muri iki kigo cy'abasirikare, maze bakomeza kumuhatira kuryamana nabo. Arangije ababwira ati ntabwo biri buze gukunda. Abantu bati urushaho neza ko bitari buze gukunda. Ati niyo bitakunda twebwe turakoresha imbaraga zacu, ubwo rero ubyemere, ubishaka utabishaka, twebwe nawe turaza kugirana ibihe byiza kandi ibihe bikomeye cyane. Ati uraza turyamane cyangwa ntabwo uri buze ngo turyamane? Luna ati ntabwo mbishaka. Abandi nabo bati nubwo waba utabishaka nyamara biri buze gukunda. Nubwo batangiye kugerageza kumufata ku ngufu, Luna agahinda karamwishe, ati nyamara nubwo muri kubikora gutya simbyifuza, ndumva ashaka kuba ndi umwe mu bantu bashaka kwigenga. Uyu muhungu yahise amuhindukiza ati urabyemera cyangwa ntabwo uri bubyemere? Ati ugomba kwemera ko twebwe nawe turi buze kuryamana. Reka tuzabane mu kindi gice gitandukanye, aho tuzagaruka kuri